Igice cya 7. Ibyerekeye ishyingirwa. Ibyerekeye ibyo mwanyandikiye, ibyiza ni uko umugabo adakora ku mugore. Ariko kubwo kwirinda gusambana, umugabo wese agira uwe mugore, n'umugore wese agira uwe mugabo. Umugabo aho umugore we ibimukwiriye, kandi n'umugore nawe abigenza atyo ku mugabo we. Kuko umugore adatwara umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugabo we, kandi n'umugabo nawe adatwara umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugore we. Ntimukimane, keretse ahari musezeranye igihe, kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga, kandi mwongere guhura, Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Ariko ibyo mbivuze ku bwanjye, si amategeko mbategeka. Kuko nashaka ko abantu bose bamera nkanjye, ariko umuntu wese afite impano ye yahawe n'Imana, umwe ukwe, undi ukwe. Abatararongorana kandi n'abapfakazi, ndababwira yuko icyiza kuri bo ari uko bagumya kumera nkanjye. Ariko niba badashobora kwirinda, barongorane. Kuko ibyiza ari ukurongorana kuruta gushyuha. Abamaze kurongorana ndabategeka, nyamara si njye, ahubwo ni Umwami wacu, umugore ye kwahukana n'umugabo we. Ariko niba yahukanye, abe igishubaziko, kandi yiyunge n'umugabo we, kandi umugabo ye gusenda umugore we. Ariko abandi bo ni njye ubabwira, si Umwami wacu. Mwene data niba afite umugore utizera, kandi uwo mugore agakunda kugumana nawe, ye kumusenda. Kandi umugore ufite umugabo utizera, nawe agakunda kugumana nawe, ye kwahukana n'umugabo we. Kuko umugabo utizera yezwa ku bw'umugore we, kandi umugore utizera yezwa ku bwa mwene data uwo. Iyo bitameze bityo, abana banyu baba bahumanye, ariko none dore ni abera. Icyakora wa wundi utizera, niba ashaka gutana, atane. Mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore naba agihambiriwe iyo bimeze bityo, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Wa mugore we, ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugabo wawe? Nawe wa mugabo we, ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugore wawe? Ariko umuntu wese agenze nk'uko Umwami wacu yabimugeneye, kandi amere uko yari ari Imana ikimuhamagara. Uko niko ntegeka mu matorero yose. Mbese hariho umuntu wahamagawe yarakebwe? Nuko rero ntagahinduke nk'utakebwe. Hariho umuntu wahamagawe atakebwe? Nuko ntagakebwe. Gukebwa ntacyo kumaze, no kudakebwa nako ntacyo kumaze. Ahubwo ikigira icyo kimara ni ukwitondera amategeko y'Imana. Umuntu wese aguma uko yari ari agihamagarwa. Mbese wahamagawe uri imbata? Ntibikubabaze. Icyakora niba ushobora kubaturwa, ubikore. Uwahamagawe n'Umwami wacu ari imbata, aba batuwe n'Umwami. Kandi uwahamagawe n'Umwami ari umudendezo, aba ari imbata ya Kristo. Mwacungujwe igiciro, nuko rero ntimukabe imbata z'abantu. Bene data, umuntu wese abane n'Imana ameze uko yari ameze agihamagarwa. Ibyerekeye abari, simfite itegeko ry'Umwami wacu, ariko ndababwira ibyo nibwira, ndi umuntu wababariwe n'Umwami ngo nkiranuke. Nuko ndibwira yuko ari byiza ku bw'iki gihe kirushye kiriho none, ko umuntu aguma uko ari. Mbese wahambiriwe ku mugore, ntushake guhamburwa. Wahambuwe ku mugore, nuko ntushake undi. Icyakora warongora nta cyaha waba ukoze, n'umwari yashyingirwa nta cyaha yaba akoze. Ariko abameze batyo bazagira imibabaro mu mubiri, ku bwanjye nakunda kuyibakiza. Ariko bene data, ibi ni byo mvuga yuko igihe kigabanutse. Uhere none abafite abagore bamere nk'abatabafite, kandi abarira bamere nk'abatarira, n'abishima bamere nk'abatishima, n'abagura bamere nk'abatagira icyo bafite, n'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenze urugero, kuko ishusho y'iyi si ishira. Ariko ndashaka ko mutiganyira. Ingaragu yiganyira iby'Umwami wacu uko yamunezeza, ariko uwarongoye yiganyira iby'isi ngo abone uko anezeza umugore we. Kandi hariho itandukaniro ry'umugore n'umwari. Utarongowe yiganyira iby'Umwami kugira ngo abe uwera ku mubiri no ku mutima, ariko uwarongowe yiganyira iby'isi ngo abone uko anezeza umugabo we. Ibyo mbivugiye kubafasha, si ukubatega ikigoyi, ahubwo ibyo mbivugiye kugira ngo mukorere Umwami mwitonda, mudahwema kandi mudafite kirogoya. Niba hari umuntu urarikira umwari, akumva iryo rari rizamutera kumugirira ibidakwiriye, amurongore, kuko ari nta cyaha aba akoze.
ariko uwamaramaje mu mutima we akaba adahatwa n'irari ry'umubiri we kandi akaba ashobora kwitegeka, nahitamo kwirinda uwo mwari azaba akoze neza. Nuko rero ku bw'ibyo urongora akora neza, ariko utarongora niwe urushaho gukora neza. Umugore ahambirwa ku mugabo we akiriho, ariko iyo umugabo apfuye nta kimubuza gucyurwa n'uwo ashaka. Icyakora iyo ari mu mwami wacu, ariko naguma uko ari niho azarushaho guhirwa. Uko niko nibwira ku bwanjye kandi ngira ngo nanjye mfite umwuka w'Imana.